ngo buri gihe numva naniwe. Oya, gerageza ufate umwanya wo kuruhuka mu gihe cyose wumva umubiri wawe unaniwe. Ufate umwanya wo gushyira telefone ku ruhande kuri cyane yawe, kuko telefone rwose iyo uhaye umwanya munini nabwo yangiza ubuzima. If you isolate yourself, don't complain about being alone. Uvuga ngo niba buri gihe uhora wowe ubwawe ari wowe wiyezoritinga, wivana mu bandi, rwose ntukarekarame, ntugahore witotombera yuko abantu bagucitseho, cyangwa uri wenyine, cyangwa nta muntu uri kuri ruhande, cyangwa uhora wumva uri wigunze. Yego, ubwo nuvuga ngo ni wowe ufata iya mbere ukurura abantu cyangwa guhorana n'abantu, kugira ngo nawe buri gihe uhore wumva nyine ko hari umuntu muri kumwe, cyangwa utaza kwisanga uri wenyine muri situasiyo nyinshi zitandukanye. Hanyuma akanyuma, if you always buying luxury, don't complain about being broke. Nuvuga ngo niba buri gihe wenda uhora akantu kose ubonye kagezweho cyangwa gashyashya, cyangwa utuntu abantu bagura kugira ngo bishimishe cyangwa bishime, niba buri gihe utakaza amafaranga mu gutwo tuntu, ni ukuri ntuzategereze ko ikofi yawe izaba irimo amafaranga, cyangwa konti yawe izagera ikajyaho amafaranga. Nuvuga ngo buri gihe iyo ubonye akantu, udushanete twiza, uduki, udusaha, ukumva watugura rwose.